Yes, reka tubasuhuze inshuti bavandimwe, mwebwe mudahwema kudukurikira uko bukeye uko bwije. Je nitwa Profete Mazimpaka. Hanyuma Imana ibahe umugisha, tubifurije umwaka mushya, umwaka w'ishya n'ihirwe, umwaka w'impagarike ndetse n'ubugingo, umwaka wo guhembuka mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, umwaka wo kuzura ibyanyu byapfuye, kugira ngo mwaguke mu buryo bwose, hanyuma Imana ikomeze ihabwe icyubahiro. Rero reka dusuhuze abantu bari mu mpande enye z'isi, abari hano mu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu, Kicukiro, Gasabo ndetse na Nyarugenge, abari burasirazuba, iburengera bwaryo, abari mu majyepfo ndetse n'amajyaruguru, turabashuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe. Imana ikomeze ibagasanire, yagure imbago zanyu, kuko ari Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Hanyuma ndagira ngo dusenge, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. Ntabwo twakwibagirwa kandi n'abari hakurya y'amazi magari cyangwa y'ibiyaga bigari, abari diaspora, bari muri Australia, bari muri Canada, bari muri Amerika, bari mu Bwongereza, bari mu bihugu bitandukanye bigize iyi si. Imana nibagirire neza. Reka dusenge tuganire ijambo ry'Imana umwuka mpaye, kugira ngo dutangire umwaka turi mu mavuta y'Imana. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, Imana y'imbaraga, Imana y'icyubahiro. Habwa icyubahiro, upfukamirwa n'amahanga yose, kuko uri inyangamugayo. Humugisha umuntu wese ugiye kumva iki kiganiro, humugisha umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, arihe agaciro, arihe umwanya, arihe nibe mu mutima we, yicare rirambye, kugira ngo ayoborwe n'ijambo ryawe. Abantu bayobowe n'ijambo ryawe ntibayoba, ijambo ryawe n'ubuhanuzi butavangiye, ijambo ryawe rirakomeye. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibagurira imbago, Imana ihe umugisha aho mwerekeje amaboko hose, Imana ihe umugisha aho mwerekeje ibiganza hose, Imana ihe umugisha aho mwerekeje ibirenge hose, mukomeze mugubwe neza. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana, uko nababwiye nyine ni Profete Mazimpaka. Reka dusome Bibiliya, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, igice cya 25. Turasoma dore ku murongo wa mbere. Matayo 25, turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Titire ijambo ravuze ngo umugani w'abakobwa 10. Umurongo wa mbere avuze ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. 2, ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. 3, abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta. 4, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. 5, umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. 6, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. 7, maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. 8, abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. 9, ariko abanyabwenge barabasubiza, abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. 10, bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Amen. Hanyuma
mugubwe neza. Nababwiye ngo ijambo ry'Imana ni inkota, ni intwaro, ndetse no mu bushakashatsi nakoze nasanze ijambo ry'Imana atari intwaro, ahubwo ari uruganda rucura intwaro. Ndasubiramo iri jambo. Nakoze ubushakashatsi nibaza ijambo, nshaka ijambo ry'Imana ahantu urwego narifatamo imbaraga rifite. Nsanga ijambo ry'Imana rirenze intwaro, ahubwo ni uruganda rucura intwaro. Ni uruganda rubarizwamo intwaro. Iyo winjiye mu masengesho wuzura umwuka wera. Iyo winjiye mu masengesho ugira ihishurirwa. Iyo winjiye mu masengesho uhabwa ubuhanuzi. Iyo winjiye mu masengesho uhabwa ihishurirwa. Iyo winjiye mu masengesho uhabwa imbaraga. Iyo winjiye mu ijambo ry'Imana uhabwa byose. Rero nakubwiraga ngo ijambo ry'Imana ntabwo ari intwaro, ahubwo ni uruganda rucura intwaro. Ni uruganda ushobora kujyamo buri kintu cyose ukeneye ukakibona kijyanye n'uburyo bw'umwuka. Rero ni ijambo rya ngo tuganireho twitonze dutuje, kugira ngo umuntu wese ajye amenya icyerekezo n'inzira arimo iyo ariyo. Bibiliya iratubwiye ngo ni abakobwa 10. Ni abakobwa 10. Titire ijambo yavuze ngo umugani w'abakobwa 10. Aba bakobwa 10 Bibiliya itubwiye ngo 5 bari abapfu, ariko abandi 5 ari abanyabwenge. Kubera impamvu Bibiliya yabisobanuye, iravuga ngo abanyabwenge 5 bari barimo nuko bari bafite amatabaza yabo ariko arimo n'amavuta. Isobanura n'abapfu bari bafite amatabaza ariko agaragara. Birakomeye, biragoye. Turagana kwijambo rifite rivuga ngo agaciro ni amavuta. Muri uyu mwaka nudashaka amavuta, ngusenga Imana iguha amavuta, uzasengera. Satani azagusuzugura, Satani azakota. 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfu bose bari hamwe, bategerereza hamwe, basinzirira hamwe, baryama hamwe, barya ibyo kurya bimwe, baririmba muri korari imwe, bayobora umudugudu umwe, basengera ahantu hamwe, bavuga ibintu bimwe, ariko nyamara 5 ari abanyabwenge, abandi 5 ari abapfu. Nshuti yanjye, ndakwifuriza ko utabarwa mu mubare w'abapfu. Ndakwifuriza kujya mu mubare w'abanyabwenge. Bibiliya yatubwiye ngo mu gicuku hagati, ngo umukwe yaratinze, bose barahunikira barasinzira, ngo ariko bumva urusaku mu gicuku hagati ngo umukwe araje. Bose barabaduka, buri wese afata itabaza rye, buri wese itabaza rye. Hanyuma rero ngo biba ngombwa ko bacana. Iyo bigezeho gucana rero niho bigaragarira. Umuririmbyi yavuze ngo bareke bagende ikivunge, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Iyo bigeze kuri Yorodani niho bigaragara muvande. Utangiye gucana bikazima, ubuze ikikwambutsa, ubuze icyerekezo, ubuze imibereho, ngo baboneje amatabaza yabo baracana. Baracana, ngo abapfu bagacana bikazima, ngo abanyabwenge bacanye biraka. Mwifurije kujya mu mubare w'abanyabwenge bazajya bacana bikaka. Ngo baracana birazima, baracana birazima, abanyabwenge bagacana bikaka. Ngo bifata umwanzuro rero, bafata umwanzuro bati rero ibintu byacu biratuyobeye, reka dusabe ku mavuta. Baravuga ati rero nimuduhe ku mavuta yacu kuko twega amatabaza yacu arazima. Baravuga ati reka twararirimbaga namwe mukaririmba, tugasenga namwe mugasenga, twasirimba mugasirimba, twasoma ijambo mugasoma ijambo. Nta mpamvu yo kubaha ku mavuta yacu, ntago yadukwira. Ahubwo mujye mu bahanjuzi, mujye kuyigurira. Reka nkubwire nshuti yanjye, uyu munsi tuvugana ku isoko nta kintu kiriyo, ubuzima busigaye ku isoko. Nubana n'Imana neza, Imana izaguha amavuta. Umuntu wese agukunde, umuntu wese akwegere, umuntu wese akuganirize, umuntu wese akenera inama zawe. Amavuta arakenewe. Erega no mu buzima busanzwe iyo ukarabye amazi ntiwisige uzana umwera.
amavuta agira umumaro. Ibiryo bidafite amavuta ntibiryoha. Reka nkubwire inshuti yanjye, uzumve umuntu bakuye ku mavuta bakavuga ngo ntuzarya amavuta, ibiryo byose birya yinuba yivovota, ibiryo nta cyanga bifite. Kubera iki? Ntago byujuje ubuziranenge bwakagombye kuba byujuje. Abakobwa rero aba banyabwenge yabwiye ngo ntago yadukwira, ntago tubaha ku mavuta yacu, nimujye kuyishakira. Reka nkubwire, wewe utegereje yuko buri wese azagusengera, nibyo gusengerwa pe, ariko nawe shyira mu ruhare rwawe, nawe shyira makawe, uvugira Imana uti Imana ndashaka kubana nawe, ndashaka kugendana nawe, dore amavuta yaranshiranye. Abantu barashirirwa bakihagararaho, abantu bagashirirwa ntibavugisha ukuri, abantu bagashirirwa ugasanga umuntu yarashiriwe agenda ikarikasi kiraho ngaho ameze nk'ingunguru irimo ubusa. Ntabwo ari ugutukana pe, Bibiliya irabivuga. Bibiliya ivuga yuko ubwo udakonje nkubire ndakuruka. Rero niba Imana ugeze mu rwego rutera Imana iseseme, urumva uyiheko kandi uri mu murimo, uri pasiteri, uri diakoni, uri perezida wa korali, uri dirijanti, uyoboye itorero, ariko Imana irakureba ikagira iki? Iseseme. Iyo umuntu agize iseseme araruka, kandi Imana nikuruka isi izakubona. Ndashaka kugutangariza nkubwire ngo ikintu Imana igushaka, irashaka ko utunga amavuta, irashaka mu merezo yawe we kugenda n'imere ziri mu busa. Genda n'imere zirimo amavuta, genda n'imere zirimo ijambo ry'Imana, genda n'imere zirimo ibihimbano by'umwuka ndetse na zaburi, genda n'imerezo iri buhesha Imana icyubahiro. Nicyo nakwifurizaga kubwira ijambo nari nkuzaniye, riravuga ngo agaciro na amavuta. 2:26 tunga amavuta. Iyo ufite amavuta urakenerwa, iyo ufite amavuta urahamagarwa, iyo ufite amavuta abarwayi baragushaka, iyo ufite amavuta bahombye baragushaka, kugira ngo basuke kuri ayo mavuta yawe hanyuma babone umugisha w'Imana. Erega iyo ufite amavuta nta kintu kidakunda, ariko abantu ntibagishaka guca bugufi. Umuntu arakora icyaha bamwete hanate wapi, ati ntabwo wantanze mu rusengero, ntago kubanza mu isoko ariko guhaha. Imana ikishaka no guca bugufi ukihana ibyaha byawe, ubundi ikakuganiriza, ikakwereka inzira ugomba kunyuramo, ikaguha ubwenge bw'imigenzereze. Ese niki kintu waburiye imbere y'Imana? Niki kintu wasenze Imana ngo uyiburane? Imana igufitiye umugambi mwiza, Imana igufitiye umugambi mwiza, Imana igufitiye umugambi mwiza. Reka mbasengere, niba ugize icyifuzo ukavuga uti nari narashiriwe, numva gasenga bikanga, naririmba bikanga, nasoma ijambo bikanga, ubwire Imana uti menye impamvu nuko nta mavuta nari mfite. Erega nibikurwanya byose nuko nta mavuta ufite. Nasi ziko ririmo umuriro, hari imbwa ijya yivumbikamo. Reka da, ariko Imana igufitiye umugambi mwiza. Reka ngusengere, Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye kuko uri Imana y'amahoro. Mwami, umuntu wese wumvise iri jambo akaba yumvise nta mavuta afite, akwegere umuhe amavuta, asenge abona amavuta, aririmbe abona amavuta. Ndasenze kugira ngo ineza y'Imana ikomeze kuba ku bwoko bwawe mu bihugu bitandukanye, umuntu wese umugirire neza. Urakoze, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe uduhaye, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amena. Hanyuma ushobora kuba wenda ufite ibyifuzo bitandukanye, uvuga uti nanjye Mana aho ngeje ubu ngubu ndumva nkeneye abafata amaboko bakansengera kugira ngo nanjye ntunga amavuta y'Imana. Imana igufitiye umugambi mwiza. Wahamagara kuri 0785983609, iri kuri WhatsApp, wakwandika, wahamagara, byose birashoboka. Hanyuma nkagufasha gusenga, Imana ikakugarukaho, Imana ikakugirira neza mu byifuzo bitandukanye. Imana ifite ubundi buryo yakugirira neza, isi yose ikamenya ko ari Imana y'icyubahiro. Mukomeze rero muhabwe umugisha n'Imana, bose musengane natwe, mu following y'channel, mu subscribe, share, comment ndetse na like. Muraba muteye inkunga umurimo w'Imana, kandi Uwiteka arabaha umugisha, kandi Imana y'amahoro ikomeze ibandebere cyoroshye, kandi Imana usenga ntizirengagize umurimo ukora mu izina rya Yesu, amena. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.